amategeko agenderaho mw'isi itikunda mweneso kuko nawe bikunda. none sizo nzangano ziturutse kandi ese zivuye he ziturutse kuki? Ni kuri Satani umwanzi w'amahoro, nawe ubundi twese turabavandimwe. Ni kuri Satani umwanzi w'amahoro, nawe ubundi twese turabavandimwe. Muze dufatane urunana tume muri byose kandi ibihe byose, dusabire imitima y'abaribuka bose, dusabire imitima y'abanyarwanda bose. Bene data nimuze dufatane urunana tume muri byose kandi ibihe byose, dusabire imitima y'abaribuka bose, dusabire imitima y'abanyarwanda bose. none sizo nzangano ziturutse kandi ese zivuye he ziturutse kuki? Ni kuri Satani umwanzi w'amahoro, nawe ubundi twese turabavandimwe. Ni kuri Satani umwanzi w'amahoro, nawe ubundi twese turabavandimwe. Twamamaza ubutumwa no mu ihombe, abajyanwa imbohe babohorwe n'ukuri. Mwami Yesu nagaruka aza kugororera. Twamamaza ubutumwa no mu ihombe, abajyanwa imbohe babohorwe n'ukuri. Mwami Yesu nagaruka aza kugororera. nzangano ziturutse kandi ese zivuye he ziturutse kuki? Ni kuri Satani umwanzi w'amahoro, nawe ubundi twese turabavandimwe. Ni kuri Satani umwanzi w'amahoro, nawe ubundi twese turabavandimwe. sizo nzangano ziturutse kandi ese zivuye he ziturutse kuki? Ni kuri Satani umwanzi w'amahoro, nawe ubundi twese turabavandimwe. Ni kuri Satani